turagushima mwami kubwa Yesu Kristo watanze ku bwacu kugira ngo aducungure, kugira ngo umwizera wese nazarimbuke ariko ahagubwe ubuhoraho. Mwami waje kugira ngo tugire ubuzima kandi busaga, waje kugira ngo mwami tuba umudendezo, kuko waravuze ngo ukora icyaha ahinduka imbata y'icyaha. Waje kugira ngo mwami uhindura amateka yacu, tugendere mu buzima bw'Imana, mu bugingo bw'Imana, tugendere mu mugambi Imana yatugambiriyeho muri Kristo. Turabizi ko amateka atarabaho wowe warayamenye, kandi na kimwe kiba utabizi. Ni wowe mwami, ni wowe uri hejuru y'amateka y'abantu. Turagushima rero n'iki gihe turimo cyacu, warakimenye kitarabaho, umenya n'ibyacu byose, kugira ngo mwami abakwiringira ubane nabo, ugendane nabo, ubakize, ubarwanirire, ubayobore, uzabageze mu mahoro arambye, mahoro iteka ryose. Imigambi yawe ni myiza, mwami uyisoze ku bawe. Soza ibyo wagambiriye ku itorero, kuri Israel, ku mahanga. Imigambi ya Satani umutware w'isi komeze kuneshwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe bujye imbere, ijambo ry'ubwami rijye imbere, ubwami bwawe mwami bukomeze kujya imbere. Mwuka wera komeze guhamiriza Kristo, komeze guhamiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tumaze kumva yuko Satani ashobora gukoresha n'imibabaro kugira ngo abantu bajye kure y'Imana. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Rero tumaze kubona ko Satani abasha gukoresha n'imibabaro abantu barimo kugira ngo abatware kure y'Imana. Twafashe urugero rw'Abaheburayo bamaze igihe kirekire bari mu mubabaro, uburetwa. Rero bituma batabasha no kumva ijambo Mose yabazaniye ribabwira ko uburetwa burangiye, ko Imana ibibutse kwize kubatabara. Kubera iki baroje se cyangwa banze kwakira inkuru nziza ya Mose? Tubonye ko ari kubera angwasi, tubonye ko ari kubera umutima wabo uremerewe n'agahinda, kubera ubuzima bari mu bugoye. Ari amagambo adekriva angwasi nshaka kubasomera, turashaka mu Kinyarwanda kugira ngo twumve impamvu umuntu ashobora kujya kure y'Imana ari mu buzima bugoye, aho kugira ngo yizere Imana, yiringire Imana, yambaze Imana, Imana intervene mu buzima bwe, ahubwo akajya kure yayo. Hano nanditse ngo lorsque les conditions de vie deviennent difficiles, iyo abantu bari mu buzima bukakaye bugoye, et que les difficultés s'intensifient, n'ingorane zikaguma zigwira, et s'installent dans la durée, kandi bikamara igihe kirekire, il se produise le phénomène d'angoisse. Ibyo amaherezo bibyara ako gahinda, iyo angoisse. L'angoisse est une réaction émotionnelle et physiologique qui se déclenche en réponse à un stress, un danger ou une incertitude. Iyo angoisse cyangwa gahinda kaza iyo umuntu ari mu bihe bimukomeranye, imuremereye mu marangamutima ye, mu bitekerezo bye. Bigira ingaruka mu muntu wese, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri we. Ariyo angoisse métaphysique ntabwo tuvuga hano. Angoisse métaphysique nuvuga ngo kuba turi abantu bapfa bishobora kuduteramo agahinda kandi nta mpamvu igaragara y'ikintu twabuze. Ntabwo ariyo tuvuga, babivuze. Hariho l'angoisse métaphysique. Iyo ni umuntu wese uyifata, uyigira kuva ari umwana muto, imyaka 8, akibaza ku rupfu.
nyirakuru yarapfuye akabibaza ese bya bibazo abana babaza buriya ni angoisse métaphysique ibitangiye kwimanifesta nuvuga ngo ni agahinda sorte y'agahinda nimba tuvuga mu Kinyarwanda atangira kwibaza kuki urufuniki kuki mami yagiye wabize amen kuki yagiye he ibintu nk'ibyo uvuga ngo l'angoisse métaphysique cyangwa agahinda kubera ko nous sommes mortels nous sommes des êtres finis turapfa ibyo biza umuntu akina muto imyaka 8 kagenda bikura kubera ko ari sujet mortel kubera ko azava muri isi nikigera ntabwo ariyo tuvuga iyo niyo muri filozofi yo ntabwo ariyo turavuga iri kari agahinda bavuze kari mu mitima y'abaheburayo gatewe n'ibintu bizwi bifatika ni bityo turavuga babyumvise amen haleluya kadukomeze ishobora guterwa rero iyo angoisse tuvuga cyangwa akugahinda umubabaro ukabije mu bavuze bishobora kuzanwa kubera ko umuntu donc la peur de l'échec ari mu buzima ari mu mishinga afite ari ibintu atekereza gukora ari akagira ubwoba ko bizapfa agatangira agahinda nubwo bitarapfa peur de l'échec aho kubona ko bizatera imbere bizakunda wakabona ko bizapfa nawe bishobora kumutera agahinda mu ijambo rimwe n'ubwoba bw'ejo ukabona ko ejo bizamera nabi kandi ejo ntabwo urahagera préoccupation pour sa santé ukaba ufite ikibazo ku buzima bwawe uribaza ko ejo uzarwara kanseri kandi ntawe urarwara ukibaza ko uzarwara prostate ukibaza ko uzarwara ibi n'ibi ibyo byose nabyo bishobora kuzana angoisse kandi ntabwo urarwara anxiété financière ukibaza ko ejo uzaba na n'ifaranga ufite iyo nayo bizana angoisse nibyo mwita amikoro ugatangira kubona ko ejo nta mikoro uzaba ufite nubwo abo gifite duke cyangwa ufite benshi simbizi ariko ugatangira kubona ejo nta mikoro ufite ntabwo yangwase cyangwa agahinda kazategereza umaze kubura mikoro gatangira kukukorogoshora kandi ayo mafaranga uyafite crainte du changement umuntu agatinya impinduka ishobora kuzaza mu buzima bwe akabona ko bizamukomerana nawe bizana iki angoisse bayita angoisse face à l'inconnu nagahinda ko gutinya ibyo utaramenya ukuntu bizaba bimeze amen donc la personne anxieuse cyangwa angoisse ufite angoisse rero aba fatigué yumva arushe n'ubuzima irritable n'umuntu ashobora kwivumbura n'ibiki byose a du mal à se concentrer bimugora kwikoncentra arajagare mu bitekerezo kuko abunza imitima et se sent incapable de contrôler les situations qui se présentent yumva ko situation arimo biramugora kuyikontrola la personne qui ressent l'angoisse ressent la peur il ressent de la peur et de l'angoisse face à la plupart des événements de la vie et craint toujours l'arrivée d'une catastrophe iteka abayitega ibibi ntabwo yitega ibyiza ingaruka yabyo rero trouble du sommeil akabura ibitotsi des douleurs musculaires agatangira kubabara mu mitsi byatangiye mu mutima none birataka n'ubwonko n'ibiki byose n'imitsi palpitation
umutima ugatera, tremblement, agahinda imishitsi, vertige, frisson, mal de tête, mal de ventre, ibi byose bigenda bimufata. Iyo rero ako gahinda kageze kure cyane, amen. Diarrhée ou constipation, sensation de serrement au niveau de la poitrine, akumva mu gituza hararemereye, basa nabo bamukandagiye ku gituza. Impression d'étouffer, akumva asa naho abuze umwuka. Nœud à l'estomac, muri estomac hakamurya, ou à la gorge, mu muhogo, n'ibindi. Mwayumvise? Iyo angoisse rero iraza igapertiriba n'umubiri uko wakoraga. Amen. Bigatera rero na depression, akadeprima, agatangira kudeprima, kubura kwiheba, agatangira kwiheba. Bikomeje ahita afatwa na schizophrenie, ahita arwara rero n'indwara psychique, atangira kuba mu isi ye, akabona iyo abandi batabona. Aracyafite akazi, ariko kubera ko hariho amakuru agenda avuga ngo bazagabanya abakozi, bazagira gute, we ntabwo baranamukoraho, agatangira kumva ko byarangiye. Mwabibise? Agatangira kubaho nk'uwo bamaze kwirukana, ntibaramwirukana. Agatangira kuvuga ati umva rero hano mu rugo, guhera none mubimenye, nta nyama, ibintu byakomeye, ubu ni dodo gusa. Kandi mbamenyeshe nazo sinzi ko zizamara igihe ziboneka. Mwabibise? Ubu rero birakomeye. Mwabana mumumve rero, bya bindi ngo shokora ngo ibiki, forget, birarangiye. Kandi umushahara uracyaza, baramwirukana, byose yabiparanganije mu rugo. Mwabibise? Abana yabateye ubwoba. Buri mugoroba aho kugira ngo bahure na madamu ko menyereye n'abana basenge, iyo yagena bigasimburwa rero n'inama zidashira. Mama runaka ngwino hano mbere yo kuryama, ati umva rero, ubu rero tukiye kubireba ibintu ko twe kubigenza. Ndabona ko dufite abakozi babiri, ibi ntabwo bizakomeza kubasezerera. Nanjye ntabwo nize guteka, ariko ndabyiga. Kandi aho mu buryo situation financière yawe ntirahinduka, atangiye kuba muri schizophrenie, atangiye kurwara. Les psychiatres babibonye baravuga ati uyu ni umurwayi. Et les enfants commencent à trinquer, abana atangiye payer les factures y'ibyo bibazo. L'angoisse s'installe, gahinda ryo. Mwumvise atangiye kuba irritable. Mwumvise akantu gato mbere ari umugwaneza no mu rugo ne, ariko buri kanya akantu gato gusa katuma banerve. Kwitwararikana mu rugo biragiye, none batangiye kurya batavuga, no gusuzanya ntibigihari, batangiye kubana nk'abatabana, kubera yuko situation yangwasi imaze kuza. Amen. Bariya bayiburayo rero ibyawo bifite umwihariko, ntabwo ari situation barimo gusa, bariho barahura n'ingorane z'ubuzima abababyara bavayemo. Amen. Niyo bita les conséquences psychogénéalogiques. Nukuvuga iki? Petero wa mbere 1:18. Petero wa mbere 1:18. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe
ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatujwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Amen. Mu Kinyarwanda bavuga sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ariyo hérédité. Uyu munsi turashobora rero kubimenya neza kuko dufite siyanse cyangwa nigisa nayo kuko ari domaine nshasha birayigora kwinjira muri siyanse, ariko iyi bimaze kugenda bigaragara ko ari byo. Donc la psychogénéalogie est une branche de la psychologie qui se penche non pas sur nos traumatismes, mais sur ceux de nos parents, grands-parents, voire d'ancêtres plus lointains, dans notre arbre généalogique. Les expériences traumatiques de nos aïeux impacteraient notre propre psychique. Ni ukuvuga ubuzima bw'abariya baheburayo kuvaho batangiye kuba mu kaga k'ubucakara, nubwo urungano rwagiye rutambuka, hanyuma abo babyaye bakaba bariho, bagiye bahererekana iriya ngwasi. Ni ukuvuga ngo uko bagiye bapfa muri kagahinda, bagiye bapfa na ziriya ngorane ziterwa n'uriya mubabaro w'ubucakara, amen, mu bwongo, muri psychique yabo, l'appareil psychique yabo, ubwongo, mu marangamutima byose. Ni mwibaze ubuzima bwabo, babyukira ku kiboko, bagakubitwa bakajyanwa aho babumba amatafari, bakabumba iyi munsi yose, izuba rikabakubita, bagahabwa uturyo tudafashe, mu buryo bari basigara amagufa, kuko baradepansa ibyo batinjiza. Amen. Espérance de vie yabo, life expectancy iragabanuka. Uriya mubabaro bagiye bawuhererekanya no bababyara. Ibi nibyo uno munsi la psychogénéalogie idekuvura. Bivuga ngo ntabwo tugirwa ingaruka n'ibyacu gusa, tuhetse n'ingaruka z'abatubyaye, ingaruka z'ubuzima bwabo. Na nibyo Petero avuga hano, l'hérédité. Ariko Imana ishimwe ko Imana muri Kristo ibasha kuducungura ikatuva no kuri zo ngaruka tutikururiye. Mwami Yesu adutabara mu ngaruka twikururiye n'ingaruka twarazwe. Amen. Nuvuga ngo rero bari abantu impamvu rero banze kwakira ubutumwa bwa Mose kandi ari bwiza, nuko bari munsi, amen, yako gahinda k'ibihekane, umugani wa wundi. Wayibise agahinda k'ibihekane. Ubwabo bari mu bibazo batera agahinda, nabo bababyaye nabo barakabaraze. Wayibise byose rero byari pakiye muri bo. Amageneration nk'atatu, atatu yose yabasigiye agahinda kabo. Niyo mpamvu imitima yabo yari iremerewe mu buryo ntago bashobora kumva ari ikintu cyababwira ngo ubuzima buraza guhinduka we bwiza. Ngicyo icyo l'angoisse ikora. Mwabise twari gufata isomo ubwaryo kuri angoisse, ariko niyo ndabavunguriraho gake gusa kugira ngo mwumve ko nta munye dufite. Amen. Situation urimo ishobora kuzana iyo angoisse. Mwabise kandi angoisse mwumvise ko irafekta n'ubwongo, ikafekta n'indoro yawe, ukure ubuzima. Mwabise sibyo gusa, ikangiza n'umubiri wawe, ko mwumvise we yatakane n'umubiri. Amen. Umuntu akumva yuko respiration ntagihumeka neza. Ntabwo yenda ko umuntu akubwira ibintu bye kugira ngo umenye ko iyo angoisse hari. Ushobora kwakira umuntu muricarana gutya
ariko umubare w'inshuro ahumeka yiruza ushobora kubara wumva ko ari iki kandi nta bintu yikoreye ku mutwe abyikoreye imbere. None Mose agiye kubwira abantu nkaho wumva bari kumumva gute? Ntabwo bari kumumva. Ils étaient angoissés. Ntabwo bari kumumva. Ariho umupsikologe yitwa Jeffrey umudamu yanditse igitabo cyitwa L'héritage invisible, umurage utaboneka. Amen. L'héritage invisible. Avuga mu nyine iyo mitwaro twikoreye itaboneka kandi igice kinini kikaba twarakirazwe n'abatubyaye. Uvuga ngo twarakivukanye ibisazo. Hanyuma psychologue yitwa Eveline Bisson Eveline nawe Bisson nawe nuko nyine experience afite uretse ko yize ariko yagiye ahura na cases nkayo y'abantu bafite iyo situation nk'iyo abaheburayo bari barimo. Amen. Alléluia. Donc iyo angoisse yako gahinda katuzana des troubles zikomeye, ndetse nubwo twava mu kibazo kimwe bidusigaye yita stress post traumatique yadusigira. Donc des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques. Bizana umubabaro mu buryo mitekerereze yacu, mu buzima bwacu ndetse no mu buryo bw'umubiri yacu, et altère profondément la vie personnelle. Bikangiza ubuzima bwacu bw'igiti cyacu, social et professionnel, no mu tubana no mu kazi. Wabibise? Nuvuga ngo iyo turi muri situation nk'iyo abaheburayo bita byangiza ubuzima bwawe ku giti cyawe, ubuzima bw'umuryango wawe abo mubana nawe ukora, kuko ntabwo uba ukiri wa wundi, nta kikunezeza kikibaho, byose ubibona ko ari umukara, uba witeza ko haziba ibibazo, nta jambo ry'ibyiringiro ryagira icyo rigukoraho. Mwabyumvise? Amen. Rero bizana icyo bita l'anxiété généralisée. Nuvuga ngo ubuzima bwose buhita bwangirika. Donc ça crée un état d'inquiétude constant. Uguma ufite impagarara zidakuka, difficilement contrôlable et durable. Impagarara zidashira utagikontrola. Iyo muganiye n'umuntu bikuvamo ibintu gusa biri negatif. Amen. Ubonye umuntu aseka cyangwa baseka ukibaza impamvu. Tibaraseka kandi bikomeye. Ni muramva abantu bava gutyo. Buriya baba barwaye bamaze gufatwa. Alléluia. Amen. Donc ça touche le travail, l'argent, la santé et l'avenir. Bikora muri zo domaine zose. Nja kubaza, iyo murebye isi tugezemo birimo ni birimo. Voilà. No mu bana b'Imana. Donc le système nerveux est attaqué. Uko dutekereza nabyo bikorwaho. On se sent toujours en danger. Wowe umva ko uri muri danger. Ngo ça attaque le cerveau ou l'amygdale, la zone des émotions. Et ça envoie un signal à l'hypothalamus, la zone qui communique avec le reste du corps. Il attaque rero mu buryo bukomeye. Amen. Mécanisme Imana yaremye mu mubiri ituma umuntu ashobora gufonctiona neza.
ko hypothalamus abayize mwabibise ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Reka dukomeze. Donc ubwo buzima buzana anxiété, impagarara, appréhension, ubwoba, crainte, witega ikibi, désarroi, gushoberwa, désespoir, kwiheba, effroi, guhahamuka, ukabigikanga, nubwo ntabikangana bihari ukikanga, traumatisé, inquiétude, kuguma uri wibaza ku ibintu bita préoccupation. Ibyo byose rero nibyo byaranze abayeburayo muri Egiputa nk'uko twabisomye. Amen, haleluya. Reka twumve mu magambo make situation bari barimo, biraza kutwereka natwe ko tugiye gusenga. Kuva 5 umurongo wa 5. Amen. Tugeze ku murongo wa 19. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya, bayikore, be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko uburetwa basohokana n'abatware bo muri bo, babwira abantu bati, Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano, nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. Kandi abakoresha uburetwa babatera umwete bati, mumare umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisiraheli, abo abakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara, barakubitwa, barababaza bati, ibisigaye biri resume n'umurongo umwe kuva 1:14 ngo ucuze uri mwete. Uyu murongo 13-14, iyi mirongo ibiri iraresuma ubuzima bari barimo. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Amen. Ils leur rendirent la vie amère. Ubuzima bwabo babuhindura ubusharire. Urazi gusharirwa n'ubuzima? Ubuzima abanyegiputa bashizemo Abisirayeli nyuma ya Yosefu ngo bwatumye ubuzima bwabo busharira. Voilà, aho niho haturutse yangwase. Ubuzima burasharira. Amen. Iyo rero ubuzima bushaririye tukabitindamo, ntabwo bitworohera kwiringira Imana, ntabwo bitworohera gukunda Imana. Kuko twabonye ko bita bitwangiza hose, no mu bwongo, n'amarangamutima, no mu mubiri. Imana ishimwe. Murumva rero wa mupsikologe w'umunyamerika yaribeshye. Ntabwo abantu bashaka Imana kuko bihebye, ahubwo abantu uko ba mu buzima bukakaye bushaririye, ahubwo niko banga Imana. Kuko bahita bibaza, bakibaza ko ari Imana ibateza ibyo bibazo. Yaza hano tukaririmba duti Yesu ni mwiza, we abishiraho ikibazo kintu ngo mutazi ibyanjye.
na niyo mpamvu rero abantu benshi mu itorero rero ahubwo tugiye gutangira kubyiga, nitubona badahimbaza Imana tubareke, kuko ntawamenye ibyo barimo. Bashobora kuba bati nimuhimbaze mwebwe mwariye kawunga mugabe, ahubwo tukabasengera. Mwumvise bivuga ngo babaye mu buzima aho la vie est devenue amère, usharire. Amen. Iyo umuntu rero afite umutima w'ubusharire, wayumvise, n'ijambo ry'Imana riramusharira, n'amasengesho aramusharira, n'abakozi Imana bukuri baramusharira, n'igitabo cy'indirimbo kiramusharira, nayo Bibiliya iramusharira, kuko ntabwo ari we, amaze kuba undi muntu. Niyo mpamvu uzabona mu matorero, nimba ari amatorero mukabera ku by'ukuri, ukabona hariho nk'abantu bamwe runaka, ils sont toujours comme ça. Donc il ne faut plus les juger. Tukwiye kubeza bariya abantu bafite ibibazo, kubaganiriza nimba bashaka ko babaganirizwa, ko rero n'umuntu adashaka ko banamuganiriza. Murazi impamvu se? Muri ya probleme ya angoisse, amen, ma symptôme, ibimenyetso, nuko ntagiye muri byinshi, ko jewe mfite byinshi hano, amen, ko nandika byinshi cyane. Hariho iyivuga ngo, hariho symptôme yitwa anxiété sociale. Ni ukuvuga ngo na société yumva yayihunga, ntayashaka, ko isa nawe iri complice ibibazo bye, kuko arabona abantu batariho bararira nkawe, batariho barasharira nkawe, noneho atanabigambiriye akabona ko banyere bayazana. Voilà, anxiété sociale niko yitwa. Appréhension des situations sociales ou des interactions avec les autres. Souvent lié à la crainte du jugement ou de l'embarras. Kuvuga ngo umuntu rero ahita atangira kumva ko na communion fraternelle nugo zitaragaruka nazo ntabwo akizishaka. Nigiye turi mu masengesho akaba impamvu dushira abantu mu matsinda ntabyo ashaka. Wabibise anxiété sociale kubera cya kibazo, ahita atangira kugira des comportements antisociaux. Ibi byose bizo ku ijambo rimwe angoisse. Imana iravuga ngo impamvu abayoburayo batumvise Mose ibyo ababwira kandi ari inkuru nziza, ngo imitima yabo yari yuzuyemo angoisse, ngo kubera dure situation, kubera ubuzima bari barimo bushaririye. Bo rero twumvise ko n'ingaruka z'ubuzima barimo bibonera n'amaso yabo, n'ubuzima abo bakomokaho babayemo, kuko nabo babaraze ubwo buzima bw'uburetwa, bavukiye mu buretwa, bapfira mu buretwa, babyarira mu buretwa. Ibyo byose rero byaripakiye kuri abo bantu rero bo mu gihe cyo gucungurwa bava muri Egiputa. Ubutumwa bw'Imana bwaje kuri generation ihetse agahinda k'amageneration yandi. Natwe rero dushobora kuba turi hano, amen, tukaba dufite ibibazo duhetse, ari bijya bituma n'ijambo ry'Imana bitugora kuryemera, bigatugora no kwizera, kubera ko hari ibintu bihari mwabibise dans le subconscient, même dans l'inconscient, turimo. Amasengesho rero aje mu gihe kiri determinant, niyo dushaka kureba.
amen. Reka rero twebwe bikigero twumve icyo umwami atubwira. Turaza gusanga rya jambo angoisse Yesu avuga ko rizaranga abantu bo mu gihe cy'ugaruka kwe. Si cyo gihe turimo? Luka 21. Luka 21. Luka 21:25. kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Amen. Umviriza? Oya nibyo, sava. Turaza kugira kuri 27, sibyo? Reka subire. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Tu vas dire toute l'équipe. Et sur la terre, sur tout, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée avec puissance et une grande gloire. Numva ko arabanu bo mu gihe cyugara kwake ni gihe cyacu rero. Umva rero umwami ko yakidekiwe. Soma. Cyabere mumvise angoisse. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Amen. Ombereza. Yesu aravuga ko mu gihe azaba yenda kugaruka, abantu b'icyo gihe nabwo ari igihugu kimwe, bavuze sur la terre, ku isi yose, ngo bazarangwa na angoisse, bazarangwa n'imitima irimo agahinda, ubwoba. Mumvise angoisse biranga? Agahinda, ubwoba, kwikanga, kwitega ibibi. Amen. Kuba muri incertitude, utazi neza ibiza kuba, ukikanga ko ibintu biri bugende bibana nabi. Amen. Amahangayiko mu mitima. Ibyo byose nibyo biri mu ijambo yitwa angoisse. None mwumvise ingaruka ku murongo wa 25 yatubwiye ngo ku isi hazaba hariho angoisse mu bantu. Noneho umurongo wa 26 uhita uvuga umuriza ngo les hommes rendant l'âme de terreur. Nuvuga ngo iri angoisse izatuma bagira ubwoba. Amen. Bavuga ngo le pire est à venir. Bavuga ngo rero akari nyuma karahinda. Bashingiye ku byo barimo already. Kandi mwumvise ko science uko niko idécrive l'angoisse n'amakonsekanse yayo. Mwabise? Nuvuga ngo nta confiance bafitiye ejo hazaza. Nashaka kubabaza. Ese abantu bari muri yo angoisse, bari mu ko kwiheba, muri ako gahinda, mu buzima bushaririye, ese ijambo ry'Imana ribazanira ihumure, ribabwira muhumure, Imana irahari, Imana irabatabara? Amen. Ubutumwa bwiza ko ari ubutumwa bw'ibyiringiro, mumva bufite umwanya muri abo bantu? Kuko mumvise ko il ne faut que rendre l'âme à la terreur. Ngo dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Uko bo nago bafite attente, nago bafite expectation y'ibyiza. Ago bafite expectation ko bigira bibe bibi. Nago aricyo gihe turimo. Voilà. Nuvuga ngo nitwibaze ko ubutumwa bw'izubu buri bugira umwanya. Hazaba rejet de l'évangile. Hazaba ubutumwa bwiza ntacyo bukivuga. Kubera ko bazaba bamaze kwimika mu mitima yabo batanabishaka umudayimoni wa angoisse, wo kwiheba, ukabateza za ngaruka twumvise. Mwumvise ko angoisse iyo yinstaye imaze igihe kirekire ikrea schizophrenie. Nuvuga ngo bituma abantu baperda même contact na réalité, bo bakibera mu yindi réalité yabo, réalité parallèle. Ibiro nibyo
abantu bubu barimo kandi no mu gihe kiri imbere. Umwanya w'Imana ntawo bazongera kubona. N'akanya gato bahoraga binyabya ngo baje mu rusengero. Ni abantu b'abahizi, abantu b'intwarane, abantu bamaze kuba muri Yesu no mu mbaraga ze. Amen. Abo nibo bazashobora gukomeza kugendana n'Imana. Iyi mvugo ya benshi izatangira kuba negatif mu bijyanye n'Imana n'agakiza. Kuko Mose nubwo batatubwiye no icyo bamushubije, ariko c'est sûr que bamushubije amagambo mabi. Kuko ntabwo abantu bari bafite iyo mitima nk'iyo bamusubiza byiza. Ntabwo ari haleluya bavuze ngo amen. Imana ishimwe, Imana ya Aburahamu sokuruza na Isaka na Yakobo iratwibutse. Ntabwo ari ibyo. Kuko batubwiye ku murongo wa 9 ngo Mose ngo amagambo yababwiye ngo ntibayumvise kubera ko imitima yabo yari remewe na ngwasi na gahinda no kwiheba kwinshi, ngo kubera umubabaro mwinshi bari barimo kandi umaze igihe. Amen. None mbere ko dufata umunye gusenga, turashaka rero kumenya noneho impamvu Umwami Yesu yadusigiye ikibazo ntatange igisubizo. Luka 18 umurongo 8. Aro birahita bisubizwa. Ndababwira yuko izaza irengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza. Iri 7:8. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izaza irengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Ni wa mugani wa mucamanza mubi. Wa mupfakazi yahoraga muzitiza mumubwira ngo amurengere. Murumva hano ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi? Mu misari igisubizo atanze, ariko muhita mugenda rero ahandi ugahita mubona ko nta kwizera kuzaba guhari mu bantu benshi. Kubera iki? Kubera situation d'angoisse, kubera agahinda n'imibabaro. Ngibyo rero, iyi niyo societe turimo kandi niyo turagana. Kubw'ibyo rero, amasengesho n'amasengesho yo guhagarara ku kumenya Imana, yuko Imana dusenga n'Imana rurema sigwamana, n'Imana ishobora byose, n'Imana ifite ijambo ku mateka, n'Imana ifite ububasha ku bintu byose yaremye, harimo n'abantu n'ibihe byabo bigenda bikuranwa, n'Imana ifite umugambi utazigera ukuka, n'Imana izarengera abayo kubera yuko Imana iracira hagati ibyo yatangiye gukora. Nimba Imana yaraduhamagaye, yaranamenye na etape zose z'ubuzima bwacu, yaba ibihe byiza, ibihe bibi isi zabirimo, Imana yaramenye itoro ryayo ko rizaba itarava mu isi, rizabinyuramo, kandi Imana ntabwo imenya gusa ibintu bizaba, ifite n'icyo bikorera. Aho nitandukanye n'aya myuka ivuga ibizaba. Imana ntabwo imenya gusa ibizaba, kuko Imana ni omniscient. Imana izi byose bitaranatangira. Haleluya. Kandi Imana ifite n'ubushobozi. Nashaka kubwira rero wowe watangiye amasengesho yuko ukwiye kubaka kuri ibi. Ukwiye kubaka yuko nubwo ibihe isi irimo ari ibihe bibi, kandi Bibiliya ntigeze ibihisha, yarabivuze, kandi Bibiliya inavuga ko benshi ukuntu bazaba bahagaze icyo gihe ntabwo bazaba bakunda Imana. Imana igahishura yuko kwizera kuzaba kwarakendeye mu bantu. Imana ikavuga ko mu bihugu byinshi ku isi, impande nyinshi, hazaba ariho apostasie, l'abandon de la foi, gutera Imana umugongo. Imana ikaba yaravuze ko ibihe bizabanziriza ugaruka kwa Yesu Kristo bizaba ari ibihe bikomeye bikakaye. Imana gwigeze ibihisha, byanditswe byari yabitubwiye. Imana ivuga ko
l'iniquité s'accroîtra, ngo mu kinyarwanda ngo ibyaha bizagwira, kubera ko nta kindi nari njambo bafite, ariko l'iniquité ntabwo ari ibyaha gusa. Bibiliya itandukanya le péché et l'iniquité. Ubugome buzagwira. Burya l'iniquité mu bisanzwe muri etymologie yayo bifite imizi no mu bisekuru n'ibiki byose, harimo le transgénérationnel. Ni ukuvuga ngo ni biriya byose byari bihetswe n'urarunganywe rwo mu gihe cya Mose. Ni ukuvuga ngo ibyaha byose amageneration yose mu gihe cy'iherezo bizaba byipakiye ingaruka yabyo. Wayibise nidufata la psychogénéalogie murabyumva. Ni ukuvuga ngo uko amageneration yagiye asimburana, hagiye haba uruhererekane rw'ingorane mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga iyi generation turimo rero, impamvu ubona ku isi harimo ibibazo bikomeye. Genda kuri televiziyo, so ku isi yose, reba mu imbuga nkoranyambaga, ibintu byose, ibintu bigenda biba poto nabi. Kubera iki? Duhetse ingaruka z'ibyaha by'amageneration menshi bidukoraniyeho. Niyo yavuze ngo puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand se refroidira, l'amour du plus grand se refroidira. Ngo uko ubugome bw'ibyaha bizagwa bizamuka, ngo niko urukundo rwa benshi ruzakonja. Najamba bazi ikibazo, iyo nta rukundo ruhari nubwo rwakonja, ingaruka niye nububi, nubugome. Sibyo? Tumendite mukunda Mateo 24 umurongo wa 13. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Amen. Voilà. Mais amen. 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mateo 24:12. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. Uko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Kubera iki? Kuko byombi ni ibintu bihabanye. Urabona amafresh, iyo ubugome buzamutse, ibyaha bizamutse, urukundo ruramanuka. Iyo urukundo ruzamutse, ibyaha n'ubugome biramanuka. Uru rukundo hano mu rwumve ni urukundo rw'Imana mu mitima y'abantu, kuko urukundo rw'abantu hagati yabo rushingira ku rukundo rw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero iyi periode turimo, ibihe turimo, ni ibihe aho abantu bitaborohera gushaka Imana. N'abantu uyu munsi bumva bakunda Imana, bumva bashaka kwinezeza, bakwiye kuba maso, kuko ntago bazi ejo uko baza bahagaze. Birasaba rero ko mu masengesho yacu y'uno munsi dusaba Imana, tunasengera n'abandi birumvikana, ariko dusaba Imana tuzi ibikurikira. Ibyo tubona, realite iri imbere yacu, ibyo tubona muri isi none. Amen. Imana ifite ubushobozi kuri ibyo. Nimba Imana ishobora guhagarika amategeko adakuka yashizeho agenga isanzure, ibasha cyangwa kuyahindura, ibasha guhindura buri kintu cyose, ikakivanaho, ikagihindura, ikagiha icyerekezo ushaka. Amen. Ikarema ibindi bishasha by'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo mu gihe turiho ni igihe cyo kumenya imbaraga z'Imana no kuzizera, tugasengana ubu bumenyi ko izina rya Yesu rikomeye, ko dushobora guhamagara Imana muri situation yose, Imana ikintervena.
haleluya. Tukwiye kumenya ko hari intambara hagati y'ibyo twizera n'ibyo tubona. Urahitamo rero kwemera ibyo ubona cyangwa kwizera ibyo Imana ivuga. Yewe personnellement ku ruhande rwanjye kugira ngo intambara tuyishobore nuko mu byerekeye intervention y'Imana, niho nsozera musanzu, mu byerekeye intervention y'Imana mu buzima turimo, mu byerekeye intervention y'Imana mu bibazo biro biraza ku isi abantu bahanganye nabyo, bimodifia complètement, bihindura ibiterere y'ibintu. Birasaba yuko umuntu mu bijyanye n'Imana kwizera ko amasengesho nsenga Imana muri Kristo Yesu ashobora kugira icyo ahindura ku bintu byose kugira ngo nkomeze kuyizera, nkomeze kuyikunda, nkomeze kwikaranukira. Birasaba ko muri domaine ya foi mu bijyanye kwizera tucecekesha logique yacu, ugasenga utashaka kuzana logique zawe. Amen. Utibaza guhise biragenda gute, Imana izabigenza gute, izintervena gute, bizashoboka biti, biriya bizampitana, biriya bizankomerana. Ukwiye ibitekerezo kubicecekesha ukizera. Ejo twabonye amapoint 7 arimo point ivuga ngo twiyaturaho amasezerano y'Imana. Imana yahabwa icyubahiro, haleluya. Kwiyatura amasezerano y'Imana. No kumenya ko logique iyobora iyi si ntabwo ari logique y'Imana. Hariho ingorane z'abakristo benshi birirwa mu isi bagafata logique y'isi bagashaka kuyizana mu by'Imana. C'est le problème. Reka mabwire kimwe, imbaraga z'amasengesho twumvise ejo ko arizo ziri hejuru imbaraga zose kandi Imana yabigaragaje. Abazi amateka ya communisme, communisme yamaze imyaka 70. Buriya buyobozi bwari buyoboza Burusiya ariya n'Uburayi bw'iburasirazuba, l'Europe de l'Est. Communisme c'était un système anti-Dieu. Ko communisme yaciye amabiriya mu bihugu yaririmo, bafunga amasengero, barwanya Imana ku mugaragaro. Communisme mwabibise mu gihe cy'aba Lenin, cy'aba Stalin, mwabibise. Abantu bazi Imana barasenze, amen, barasenze. Iriya mur de Berlin, ruriya rukuta rwa Berlin rwakubiswe hasi n'ikimenyetso cy'uko communisme irangiye. Iriya yari ingaruka y'amasengesho, ntabwo ari politiki yabikoze, ntabwo ari ba Gorbachev, n'amasengesho. Kuko abantu bagize amatsinda non stop y'amasengesho, bavuga ati biriya bihugu n'amahanga ya Yesu, kuko amahanga yose ni Yesu Kristo yarazwe. Nta kuntu rero bamuca mu bye, barasenze. Kandi bariya ba Lenin n'aba Stalin, wayumvise, n'aba Fidel Castro n'aba Mao Zedong, bari bazi ko ngo communisme izamara imyaka 1000, izasimbura kapitalisme, kuko basosiya kapitalisme n'ubukristo. Biriya bihugu y'Uburayi bari bazi ko izamara imyaka 1000, ariko yamaze imyaka 70 iratumuka. Imana yahabwa icyubahiro. Bibiliya zongera kwinjira mu Burusiya, muri Rumaniya, muri abihugu. Uyu munsi ari amatorero akomeye hari. Rero nashaka kubabwira amasengesho nimuyasuzugure. Amasengesho ashobora guhindura abantu n'ibintu, ashobora guhindura ama situation
yari amaze kuba désespéré, désespérante, catastrophique. Imana y'abantu basenze muri Yesu Kristo, bakizera badashidikanya, batura amagambo y'Imana, bakizera ko Imana yahagaritse izuba n'ukwezi. Twe turabizi ko yahagarutse, yakoze kuri amategeko, sibyo agenga isanzure. Uko yabigenje kose, imiterere y'ibintu yarahindutse. Imana yatumye igicucu gisubira inyuma imikono intambwe 10, igicucu kigakora reverse, kandi mu miterere y'izuba n'ibiki byose n'igicucu bijya imbere. Iyo Mana niyo Mana dushaka gusenga muri iki cyumweru. Niyo magambo dushaka kurangiza y'umugabo Imana yamuhaye ubuhamya yuko Imana idakinishwa, yuko ari Imana iri hejuru yo byose kandi ikora icyo ishaka muri isi, nawe ikoma mu nkokora. Imana yabwa icyubahiro. N'umuntu witwa Nebukadnezar. Aha niho turi busoreze. Imana ishimwe. Mu gitabo cya Daniyeli. Haleluya. Dusome Daniyeli ibice 4 umurongo wa 33 uza kuri 37 mukurikira. Dutangiriye hagati kubera umwanya. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza. Mukurikira amagambo y'uyu mugabo. Mbere yuko neti mukunda komeza mukurikire. Hari abantu benshi Satani abahetse ko abeshya abantu bo mu isi, bakibaza ko izi nkuru ngo ni ibintu by'imigani. Non, Nebukadnezar a vécu. N'uyu munsi ingoro ye aho iri haracyari ibintu biragaragaza. None se ntibamwiga amateka se? Nebukadnezar yabayeho historiquement. Ibi bintu byamubayeho. Ntago mbaze ngubwiye ngo ibintu byamubayeho. Ari warahamya ibya byamubayeho. Kurikira. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Amen. Turaza kugera kuri 37. Ambiriza. Abibone abasha kubacisha bugufi. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebukadnezar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut rempli de la rosée du ciel, jusqu'à ce que les cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebukadnezar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Dieu, le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En son temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebukadnezar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mudasoma ibi byose nimumenya ibyo ashaka kuvuga. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge,
mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye burangarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. None wakora iki muri aya magambo? Iyi ni experience y'umuntu, umutegetsi ukomeye wategetse apana igihugu cye gusa, Babuloni ni Iraq, yategetse isi yose y'icyo gihe mu kinyejana cya karindwi kirangira. Amen, haleluya. N'icya gatandatu muri cyo, Nebukadinezari niwe yari umuyobozi w'isi y'icyo gihe, Babylon. Amen, haleluya. Kuva 666 mbere ya Yesu, 606 avant Jésus, 666 mbere ya Yesu, kugera 500, amen, mwaka wa 555, iyo myaka yo Babuloni yari puissance mondiale, nakiri gihugu cyavugaga yari Babuloni. Nebukadinezari asimbugwa n'abamukomotseho, Belishazari umwana we, ku ngoma ye niho Babuloni yaguye. Kandi ikinshaka kubaga muzajye mukosora, iyo bavuze ngo umwana Nebukadinezari, iyo bavuze ngo le fils de Belishazari, le fils de, muzajye bibaza ngo ni umwana, no ashobora kuba ari umuzukuru, nabo bamwitaga umwana. Iyo muzajye mubibenge byo. Amen. Iyo ni imvuga Bibiliya. Nuvuga ngo ubwami bwa Babuloni murumva igihe bwamaze, ndavuga kuva bwakomeye. Nuvuga ngo uwo mwami Nebukadinezari, amen, wakomeye agafata isi y'icyo gihe ndetse n'igihugu cy'Imana, sibyo, na Israel kayifata Buyuda. Uwo niwe Imana yakije bugufi, kuko yari tubwibone, hanyuma Imana kugira ngo imusorezeho ayo magambo bizabisomo no ku majenerasiyo yose. Aya magambo rero yavuze, aya magambo dushaka kwihagararaho muri amasengesho. Amen. Nusenga uzajya usubira mu magambo, subiramo amagambo juste Nebukadinezari yavuze, amaze rero kuvanwa mu gisuzuguriro cyo kurisha nk'inka, agagaruka kuba umuntu, ndetse akagarurwa mu bwami bwe no muri palais ye, sibyo, n'ibyegera bye bigira kumucyo icyubahiro, asubiye ku ntebe ye. Aya magambo uyumve neza. Aha niho nshaka ko dutaha turi buyashire mu masengesho yacu. Hanyuma y'iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose. Mu masengesho yawe utangire kureba mu buryo bw'umwuka mu ijuru, ushime Data wo mu ijuru isumba byose. Mbere yo kureba ibibazo ufite, banza ushime isumba byose, uyishimire icyo uri cyo. Imana ishimwe. Hanyuma ndayambaza, uyambaze noneho. Nubaha ihoraho iteka ryose. Unayubahe ihoraho iteka ryose. Aya magambo arakomeye. Kenshi
mu gihe cyacu usanga kubaha ibaho iteka ryose, amen, ugasanga ntabwo biturimo ibyo bita la crainte de Dieu, the fear of the Lord, ahubwo tukagenda dutinya abantu. Iyo bagukanze iby'Imana ukabishyira ku ruhande, wayumvise, no mu ruhame ntuvuge ukuri, ahubwo ugatangira kogeza abantu n'imbaraga zabo, ahubwo ngo wogeze iyabaremye n'iyabatije izo mbaraga. Ukwiye kubyihana kuko Imana ntabwo yakwemera amasengesho yawe. Hari abakristo benshi bameze gutyo, barogeza abantu, bakogeza imbaraga zabo, kandi ngo barasenga Imana. Dieu te traite d'idolâtre, urusenga ibigwa Imana. Uzatekereza ko abo bantu bafite umwuka w'amazuru gusa. Imana igize gutya bose bahinduka intumbi gusa. Komeza. kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira. Ubwami bwayo ngo ni ubwami butazashira. Ibyo ubishire amasengesho yawe, uri urabwira Imana ubwami bwawe ni ubwami butazashira. Reka mbarugero ko tugira turangize, sibyo? Nugira ngo mutahe mumenye umunsi wa mbere uko comment vous allez accès vos prières. Ndio ndaba direction y'amasengesho. On verra ça. Amateka abere kutwigisha. Right? Au fait de la puissance d'Hitler, Hitler yari kuri sommet ya gloire ye. Yitwa le summum de sa gloire, kuri zénith. Hitler ari Hitler avuga isiga igatigita. Wafise yari afite ministre de propagande, yari afite mu ministre be, yari afite mu ministry ashinzwe propagande, tuva gucengeza politika ya Hitler mu baturage b'Ubudage. Yitwa Goebbels. Abibise yitwa Goebbels. Ukuguru kwa kumeze gutya uko, wabise uriya niwe yaroza Abadage n'urubyiruko bose bagakurikira Hitler, bakaba baragize ingorane kuko yari afite le verbe, yari eloquent, yari afite le verbe, yari afite ijambo. Goebbels n'umugore we bari afite abakobwa nimba nibuka ni 5. Wabise il vouait un culte à Hitler. Hitler bari bamuhaye umwanya w'Imana. Wabise mu buryo abana bagiye bababyariraga Hitler. Nibo babyaraga, ariko bavuga ko babyarira Hitler kubera yandi la race aryenne. Ngoro barabyara ubwoko budafite inenge. Nukuvuga ngo barabyaraga bazi ko babyarira Hitler Abadage bashya. Mwabizi mukurikire, amen. Hitler yari Imana mu rugo rwabo. Mwabizi umunsi Hitler aho yari yishe mu buvumo bwe muri bunker, ingabo za Stalin z'Abarusiya zimaze kuhagota. Wayibise Goebbels n'umugore we n'abana bari kumwe na Hitler hamwe na Eva Braun yashorekeye. Hitler ni umugore yigeze agira. Wayibise babanaga gutyo, baje gukora mariage umunsi bashaka kwiyahura ngo nibaje mu Rutazima. Noneho umviriza, uvuga ngo ibintu byose barizeye n'iki byose biraguye. Goebbels n'umugore we bafite abana beza, abana bakiri bato, baravuga bati kubera ko Hitler ariwe twahaye ubuzima bwacu, Imana yacu. Wabibise ntidushobora kubona iherezo ribi rya Hitler. Bagize bafashe cyanure.
n'agaprodi gato unywa ugapfa gutyo. bariya batasi bakora ziriya nzego zikomeye nka za seya babatuma amamisiyo akomeye bagendana na siyanire bati nufatwa aho kugira ngo umene amabanga. Noneho baravuga bati turabanza ku bana bacu. Mwana mukuru abana ntabyo bazi, itire yabakinishaga niki wa umukuru siyanire, barabaha amasiyanire imirambo aho. None asigaye rero Goebbels n'umudamu we imirambo kubera imana yabo. Hitler na Eva Braun bayumvise d'abord imbwa yabo bakundaga siyanire, Eva Braun siyanire, Hitler ari yamaze kubwira abasirikare bakiri fidele kuri we ngo muhite mudutwika kwa mibiri yacu nibazayereka amateka y'abantu. Murabona iyo imana utayihaye umwanya Nebukadinezari yayihaye amaze guhabwa isomo, ni umutego dushobora kugwamo. Komeza. kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ukayibwira ati ingoma yawe izahoraho uko ibihe biha ibindi. Là on est en train de confesser sa puissance. Turavuga gukomera kw'Imana. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo. Mwami Imana, abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yawe, kandi ubisenge uzi ko ari byo. Kuko hari igihe tubisenga n'uburyarya ukawiza ngo karagarakomeye ingoma ye nizahangura, abantu bakishuka kandi amateka bigisha. Aho ndiho nabohereza muri crypte personnel mu masegesho yanyu giti cyane. Si umunsi wa mbere kugira ngo ejo tuzatangire twemeranywa n'Imana ko gukomera rukwayo. Imana yabwa icyubahiro. Nawe ibyo bintu byo kuvuga ngo ari cyo ushaka ku Mana harimo n'abantu nabo ngo barakomeye, c'est trompe toi. Imana yavuga ati pumbafu wowe umwanya n'abantu wewe ibikiremwa ugiha icyubahiro cya rurema. Kwiye kumenya Imana ishimwe, cyangwa ugende uramye abantu bifata inzira, cyangwa Imana ibimana uhitemo kimwe muri byo. Ko nguko abantu benshi bwarashiririye ko Satani yabushirije n'ibinyoma bakogeza abantu bapfa bashira. Reka abantu baba abantu bahabwa Imana yabageneye, ariko Imana mureke Imana ibimana. Komeza. Ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu b'isi. Kandi urebe rero uburwayi rero abantu bafite. Ubu uragenda rero utangira ufunga amadirisha ubanze urebe ko bahari. Hanyuma ukora ibyo ushaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Abantu bakire deliverance bararwaye ngo ntibabumve. Mbega uburwayi abantu bafite. None se wewe nupfa nuzuru ntabwo uzapfa. Wowe baza kuzaguma hano Gitega cyose uogope watu si waogope utakufa tu. None se none se ntiwaryama nijoro hanyuma nubyuke. None se uzagira aferi n'abantu cyangwa n'Imana? N'Imana. Kubera iki tudashobora kumva twebwe twige? Amen. Ukamubona umuntu ugatitira mu makabutura, umuntu yabyawe nk'uko wavutse kandi akazapfa nk'umuntu. Kandi amateka arahari arabigisha. Ni uwe Stalin mena. Stalin ari murazi uko yapfuye Stalin? Stalin yisha abantu
tubaze abantu bazwi abo yohereje muri Siberi muri travaux forcés ano himbeho muri 50 degrés n'umuryango we yohereje hariya nawe wawe umugore yabarangije asigara wenyine kandi hariya ibizu bya president ni binini cyane igihugu cyose asigara wenyine n'umudamu umukecuru umutegera icyayi agiteka Burusiya Stalin Moyise yishe abantu barenga miliyoni 10 benshi n'abayuda hariya muri Burusiya Moyise mu byo bita gulag murazi ko yapfuye mbere agifite ubugome ariko atarakara cyane ngo agire mu rugo rwe harimo nyine afite umugore afite famille murabyumva hanyuma umwe kundi agenda abica agenda boreza hariya n'aba berser bose hari abantu bamuzanaga list akicara kuko ngo umugereho intebe yiri hano presidence aho birobye wavaga nk'ari kwa Rando ukigenda akureba kuko ngo umugereho wamaze gupfa burundu murabona ni mujye mubona Putin iyo yakiriye abashitsi wagira ngo ntibazamugeraho aragenda ntiharangire ntihariya rero akicara hariya none akaza rero abantu bakamuzana liste y'abantu bari bujyanwe mu ibagiro muri gulag hanyuma akavivura rero uwo atikinze gusa karabaye bahita bagenda bakamufata agasoma uvuka n'umugore we berser we agatikinga murumuna we agatikinga bose none umwana we meruka ba muri Amerika ko ubu mu gihe cy'uru cyane nimba kiriho umwana we rero ngo aza kubona abantu bose bashira asigaye we na papa we hamwe na wa mudamu umva wenda yataye ko akora kiri muto donc nunuwe kwa umurere ari umwana muto yavuze ubuhamya amaze gukura aba muri Amerika aba ngo hagezaho mvuga se aba bantu bagenda batagaruka bagenda he ngo nyuma nibaje kumenya ba papa we byari byo kuko no Stalin asigara wenyine muri cyo bisu wenyine nuriya mudamu umva nawe yamaze gukura nyine niwe yazaga nyine akamumenyera byose rimwe rero wa mudamu amuzaniye ibyo amuzanira asanga yaguye yubamye mu biro umutima wahagaze ko niko yapfuye ngaho ibihangange by'isi biza bidundisha umushyitsi mu makabutura wabibise ko niko barangiza reka nikaza yaduha amasomo we yarabimenye wabibise kandi ntawubasha kuyikoma mu nkokora je ntabwo nshirikanya ko Stalin yabaye foudroyé n'Imana Imana niyo yategetse ko umutima uhagarara yishe abantu benshi cyane inzira karengane kandi kibabaje yishe aba intellectuel cyane yishe aba savant aba chercheur aba poète aba philosophe aba scientifique uko Rusiya bari bafite ubwenge no kuvumbura ibintu byinshi kandi benshi bari abayahudi yabarangije mwabizi wabonaga mu byaro amakadavre intumbi ziri mu mihanda mwabizi yakoze icyo bita pauperisation icyo yakoze appauvrir le peuple sciemment ngo abashukuna badomina kandi Uburusiya bari bukize nta muntu yari kwicwa n'inzara Uburusiya ni igihugu kinini wabibise ni continent komeza cyangwa kwibaza ati uragira ibiki uragira ibiki ninde yayibaza
uragira ibiki? Mumvise ikoze ibyo ishaka ku ngabo zo kwijuru n'abamarayika no muyisiga kuri byo ishaka, ntayikoba mu nkokora nawe yibaza ngo uragira ibiki. Ntabwo turahira ku rwego kumenya Imana muri ubwo buryo. Niyo mpamvu duhindusha umushyitsi n'utugeragezo. Wabizi? Ntabwo turamenya urwego Nebukadinezari yayimenyemo. Kandi we ntabwo yigeze yiga amateoloji menshi. We yigishijwe by experience. Ni ibintu yanyuzemo. Komeza. Nawe wibaza ngo uragira iki? Kuko 37. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo. Ariko reka ngubaze, asubije ubwenge ryari? Aya magambo yayavuze amaze gusubira muri pale ibwami cyangwa yavugiye mu ishyamba? Iyi ni préalable. Iyi niyo préalable. Mbere yuko usubira mu bantu urabanza wature uko wamenye jewe. Imana ihabwe cyubahiro. Iyi bayita préambule. Mbere yuko twandikana amateka masha nawe Nebukadinezari, ubanze wandike préambule yanjye. Urabona constitution n'ibindi n'izindi document. Constitution itegeko nshinga rifite préambule. Préambule niho umenya contexte bandikiyemo ibyo bintu. Amen. Préambule nushakishamo contexte. Imana iravuga rero ati andika préambule mbere yuko twandikana chapitre 1 2 3 y'ubuzima bushamwe nawe. Préambule rero ni rero. Nurangiza kuyandika ndagusubiza ibwami. Biko bimeze. Tugiye kugera mu rwego aho Imana twitinya kurusha ikindi cyose. Epi kiri uzaje wibaza wowe. Umvirize. Gupfa uzapfa. Icubanze uhisetting. Gupfa uzapfa. When, how, ibyo utazi. Ryari, gute, ibyo utazi. Ariko gupfaho uzapfa. Sasa unaogopa nini wewe? Unaogopa nini? Ryari giye murasuza amasi inyuma. Turarangije bandugu yangu. Ngareba abantu bose narinzi kuva mfite ubwenge. Bose ngareba abo nibuka ngasanga barashize. Bamwe birukaga cyane kundusha barashize. Abasimbuka cyane kundusha barashize. Abitonaga cyane kundusha barashize. Abakuraga binezerwa buri munsi barashize. Abagiraga amahane tukarwana barashize. Bose bingeri zose benshi barashize. None nkacya nibaza ravise kwa aho niho ndibaza ndoro ya Yesu, sibyo? None se ubuzima kwiki budutinyisha gatinya abantu? Uzi ko imaze kuva mu mubiri no je nago ndawuvamo, ariko nibaza ko wigaya buri byinshi. Ariko se kiriya ginati uriya namutinyira iki? Ese kiriya gihe iya situation yaje nayitinyi iki? Ivuye mu mubiri urigaya. Niko nibaza. Ariko nzabyemeza nituva mu mubiri. Ariko ukuri nuko ushobora gupfa umwanya wariwo wose. Nta mpamvu yo gutinya abantu, gutinya ibintu. Kunda abantu, ubaha abantu, bakorera ibyiza. Ariko apana kubatinya. Nebukadinezari yarangije. Préambule aracyandika. Iyi préambule niyo natwe turi butangiranye amasengesho. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera kunkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongererwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha kuko imirimo ye yose ari y'ukuri
kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Amen. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Mu masengesho yawe uri wenyine imbere y'Imana, nusubiramo aya magambo ya Nebukadinezari uri wenyine, pana kubifatanya na televiziyo cyangwa no kuganira na madamu, wenyine ushaka umwanya. Amen. Kuko n'igihe uzava muri umubiri uzaba uri wenyine, tangira ubyiga hakiri kare, ufate umwanya usubiremo. Mu bintu ari byinshi, usubire amagambo ya Nebukadinezari nyuma yo gucishwa bugufi, hanyuma umwuka wera umusabe kugwishurira ibyo Nebukadinezari yishuriwe kugira ngo avuge aya magambo. None amasengesho yawe muri iki cyumweru, amen, azasengwa avuye umutima wizera. Haleluya. Kuko turashaka kubona Imana, amen, yashizeho itegeko rirunda ayandi yose imbaraga, igashira imbaraga ziruta izindi zose, ariyo masengesho. Niyo nshaka kurangirizaho, kugira ngo Imana ihamirize ko amasengesho arizo mbaraga ziruta izindi zose mu isanzure. Amen. Hanyuma numara gusoma aya magambo no kuyatekerezaho, ndetse urababwira aho ari kugira ngo ntibajye gusoma ahandi. Daniyeli ibice 4 kuva ku murongo wa 30 kugera ku wa 34. Mwahabonye? Okay. Abakoresha igifaransa ubwo bo barahera kuri 33 bagere kuri 37. Mwabyumvise? Ni inkuru za Nebukadinezari amaze gucishwa bugufi. Reka rero mu munota umwe numara kusoma aho hantu no kwatekereza, sibyo? No kusaba umwuka ngo agwishyure ibyo Nebukadinezari yayishuriwe avuga yo ayo magambo. Urarangiza rero uhagarara mu Mariko 11:24. Mariko 11:24. Aho ni uza gusoza rero mu masengesho yawe. Nicyo yitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Ariko nashima ko ufatanya na 23. Somye 22. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Mwakurike ese mubona hano aya magambo y'umwami wacu hari ikintu agaragaramo, amen, cyo gushidikanywaho? C'est limpide, c'est clair. Ni ukuvuga ngo musurinye icyo ari cyo cyose. Kubera iki? Kuko umaze kumenya ubushake bw'Imana. Ntabwo uzajya gusenga ibyo Imana yanga. Umaze kumenya ubushake bw'Imana. Ngo nubwira uriya musozi shinguka, amen, utabwe mu nyanja, ni utashidikanya mu mutima wawe. Na niba munashase ko dutangirana n'amagambo ya Nebukadinezari kugira ngo umwuka wera adukuremo gushidikanya ko kose. Amen. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ukizera ko ibyo wavuze biba, uzabona bikoreka. Na niwe yahise avuga ariya ngo niyo mpamvu babwiye ngo ibyo muzasaba byose, ibyo muzaba tout ce que vous demandez en prière, ibyo muzasengera byose. Mu Kinyarwanda bavuze gute? Ara kuri 24. Ibyo musaba byose. Ibyo musaba byose. Komeza. Mubishyizeho umutima. Mubishyizeho umutima. Mwizere yuko mubihawe. Mwizere ko mubihawe. Kandi muzabibona. Kandi muzabibona. Amen. Amen. Kandi muzabibona. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twita ku bihe bikomeye.
bikomeye bigira gute, icyo si cyo kibazo. Ikibazo, ese turizera Imana ko ifite controle kuri buri kintu cyose no ku bantu bose? Turizera Imana ko nta situation iyirenga? Okay? Turizera ko Imana yacu ni ngari kurusha ibibazo? Turizera ko imbaraga zayo, haleluya, zashizeho buri kintu cyose? Izo mbaraga ntaho zagiye, zitashaje? Turizera ko aya magambo ya Yesu amaze imyaka 2000 n'uno munsi akiri mazima? Ndabagora rero mu Baroma gice cya mbere, murabona ko la profondeur après la profondeur. Abaroma gice cya mbere, amen, ku murongo wa 19-20. Giye mfite uburakari kuri Satani, nshaka ko atumuka. Imana ihabwa icyubahiro, amen. Kandi ntabwo ari ryo nyine, n'ijuru rirabishaka, amen. kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana akaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho. Nicyo bashaka musurinye, ibitaboneka byayo ari bwo bubasha bwayo, ngo sa puissance éternelle. Bwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Amen, amen. Mbere yuko dusenga mu gutandukana, murizera ko sa puissance est éternelle? Murizera ko ububasha bwayo ari ububasha buhoraho? Okay. Ubumana bwayo ubwo ni ubumana bwayo buhoraho, ntabwo izigera ibundi. Nimba rero ari Imana itwumvita gusenga, tukwiye gucecekesha ibitekerezo byo kwiheba, ibitekerezo byo kubona ejo hazaza ari habi, ibitekerezo byo kutwihebesha, ibitekerezo byo kumva ko ntago bizakunda, ntago bizava mu nzira biriya bintu, ntago bizakemuka, ntago mbona aho ndapfumurira, ndabona ibintu byose birangose ari bibi. Ibyo bintu byose negatif ukiye kubisezerera uyu munsi mu izina rya Yesu. Hanyuma uhagarare gusa kuri aya magambo, ku Mana yawe n'amagambo yavuze. Ibinyuranye n'ibyo ubanze ubishyire ku ruhande, hanyuma tuzabona ubwiza bw'Imana, tuzabona gukora kw'Imana. Amen, haleluya. Tuzabona gukora kw'Imana, tuzabona kw'Imana rukuri, tuzabona ko abiringiye nk'uko ibishaka ntigeze ibatenguha. Ikintu rero kimbabaza ni iki, nababwiye, ni gute abantu nka Goebbels, ministre de propagande wa Hitler, n'umugore we bafata ubuzima bwabo bakabuha umwana w'umuntu, umwana w'umuntu, kugezaho baba fidele, abizerwa no mu rupfu. Ariko twebwe twamenye Imana nzima, twamenye umwami Yesu, rimwe twizeye, undi ntitwamwizeye, umwe twakomeye, undi iyo mikino irangire. Iyi témoignage nabahaye ya Goebbels n'umuryango we, kugira ngo tubimenye nimba umwana w'umuntu n'abana bawe, numva ni Goebbels n'umugore, nimba bashobora gukora biriya, ubu rero mu rutazima barisha ubwabo, bisha n'abana babo, mwabizi n'ibindi byaha rero bakoze rero muri icyo gihe cya Hitler. Ubu rero barindiriye urubanza rukomeye mu munsi w'izuka. None twebwe twamenye Yesu Kristo, ni gute tudashobora kumukomeraho? Ni gute tudashobora kuba bizerwa? Nimba iriya couple ishobora kuba bizerwa ku muntu wa Hitler, okay, yose ntabwo ubwenge bwagiye bumve ko atazapfa. Nimba byagezeho bibaza ko atazapfa, bye n'ibindi bindi. Ariko urabona ibyo babwira nabwo ari ibindi, c'est écrit noir sur blanc dans l'histoire, n'amateka. Amen. Goebbels niko yapfuye n'umugore we n'abana. None kuki umwami Yesu udashobora kumwizera, udashobora kumwiringira? Amen.
ukaba uzi ko Nebukadinezari ibyo yatuye, ibyo yavuze, ibyanditswe ko yabibujijwe ni experience yagize y'imbaraga zisumba byose, ngo ibasha gukora ibyo ishaka ku ngabo zo kwijuru. Nashaka kubabaza, Satani yitwa ko yabarizwa mu ngabo za hehe zo mu ijuru, ibasha kumukoza icyo ishaka. Niyo navuze ni gihe mfite uburakari bwo kubona abo banzi b'Imana Satani n'ingabo ze batumuka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikesha icubahiro mu buzima bwacu, Imana ikesha icubahiro mu mahanga. Amen, haleluya. Ni inkuru za Elisa na Yoshafati n'umwana wa Ahabu, amen, n'umwana wa Edomu bamusanze kugira ngo abatabare, kuko bari bagiye ku rugamba, noneho baguye mu butayu, nta mazi ahari, bari mu kaga, bati turapfuye. Mwayumvise? Bagiye gushaka Elisa, muri make arababwira, sinja kuvuga n'ibindi byose, yavuze ati wowe mwana wa Ahabu, yataba Yoshafati ko yubaha Imana, wowe sinari no kukureba ngo ujye kwa nyoko kumanyanza nyoko. Murabyibuka? Zaberi yaravuze ngo Uwiteka aravuze, ntimuzabona imvura, ntimuzumva umuyaga, amen, ariko amazi azuzura ikibaya cyose. Mucukure imyobo myinshi ishoboka, kuko nta mvura nta muyaga. Muzi ko byose ni phénomène ya pluie, amen, ni wage, le vent n'ibindi. Izo phénomène uko zijya zigenda ngo imvura igwe, nazo ntago muzabona, ariko amazi ejo kare amazi azuzura. Mu gitondo nta muyaga nta mvura, amazi aturuka mu butayu araza aruzura ikibaya cyose, imyobo iruzura, sendera, amazi aruzura. Bene data, iyo Mana nimba ari iri ku ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nimba ari ku ruhande rwacu, iyo nzara izaduhindisha imishyitsi ni yahe? Nimba iri ku ruhande rwacu, amen, ibyo bibi bizahaguruka bikaduhindisha imishyitsi ni byahe? Kiretse Imana tutayizi. Imana ibamugisha. Reka dusenge. Mwami Imana, Data uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turongeye kukwereka icyumweru cyahariwe gusenga twiriza dushaka mu maso hawe. Ntabwo twifuza gusenga nk'umuhango ngo ni icyumweru ngaruka kwezi. Turashaka Mwami kugusenga muri ya shusho wayishuriye Nebukadinezari mu kumucisha bugufi, ko ari wowe uri hejuru y'ingoma z'abantu, kuko icyo ushaka ku ngabo zo ku ijuru n'abantu bo mu isi. Ntawe ukoma mu nkokora, nta n'ubasha kukubaza ngo urakora ibiki. Niwe Mana hejuru y'igwamana, amateka yose ari munsi y'ubutware bwawe. Iki gihe abantu bita ko kigoye, wakimenye kitarabaho. Ntabwo dushaka kukinyuramo tutazi neza Imana dusenge ariyo. Muri iki cyumweru, hamwe no kukwereka ibyo dushaka gusengera, ibyo tukwifuzamo ubutabazi, turashaka kuranga iki cyumweru tukivuyemo tumenye Imana mu rundi rwego, tumenye Yesu Kristo mu rundi rwego tutigeze kumumenyamo. Umwe wese azave muri iki cyumweru afite ubuhamya, nk'uko Nebukadinezari yamaze biriya birindwi ari imyaka 7 avamo afite ubuhamya, kandi bikaba byaranditswe amateka. Natwe icyumweru tutakirangize buri muntu wese afite ubuhamya ko Umwami Yesu yakubonye mu bumana bwawe, mu bubasha bwawe, mu gukomera kwawe, mu gutabara kwawe. Haleluya. Ndagushima Mwami kunyumvise, kandi ko utangiye gukora ku muntu wese ku giti cye. Natwe nk'itorero tuzakubona mu rundi rwego, kugira ngo tuzahamye Imana tuzi, atari twumvise gusa.
urakoze mwami, turagushima ku byo wenda gukora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Turabashimiye mwese mwabashe kwitabira. Wubake muri wowe expectation, kwitega. Amen. Ibintu bikomeye Imana igira ikore. Ubwo na hejo rero sibyo? Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera biganze twese, amen. Shalom, Imana ikomeze ibagire neza.